se ko ngo ugera shangiye ahangaha amfa ye ugiye hano se ugiye kwakora iki nose urebe hano icyambira ahangaha ngikura umukobwa ahangaha nanjye niwe nje kureba ariko ndabizi ko ndi bumukujyana ubundi reka nkubaze ikibazo papa wo mukobwa mupfani uwo mukobwa sogokuru wanjye bakinanye shabiye wabyihoreye sogokuru wanjye na mukecuru wiwe barateretanye sogokuru wanjye aramwanga none ngo ibiki n'ibiki nyine wowe uri kubyumva yamwanze ariko ngiye yaramukunze uwo turabireba ariko sha tugende mani Cyanze cyuriya mukobwa ndamutsindira uyu munsi. ariko se sha ugiye he giye hamana reba ariko Jesus is Lord. ko munareba hirya sa ndakareba aho mvuye ugiye You think say they wise? tutagiye mu bintu byinshi ubundi ugiye giye gutereta nanjye nongiye ubwo ntari bitugenda ndareba uwo bahita mwaretse mutankura mugakiza mwabantu zo mu nzira se ese ubundi ugira ubundi borabona bakwiteza ntago bakwiteza no kwiteza ya robine mwarayikoresheje n'ubukweto bwa makiro bine y'ikisi disi gafite disi nyota umuntu uri kureba kuzaga bazaza cyasubira inyuma ntago twakwemera ko winjira mwatse kunkura mugakiza ko n'ivyo ucice se kasegera vava ubundi y'umuntu mwaba yuzamo iki ntago narababona mwabagabo mu mushaka iki wewe suribwa igenda ndimo kasana nani sonega n'ubukweto bwa make ubuse ngo oya mbaye bari rugi oya urabona izo nkweto urona zihuriye n'izi zacu nkweto za make gusa sha nazo nazibonye ku bw'amahembe none mahembe ubundi ko uwoshegaje kumera amahembe ko mbona warengeranye urabona uwo mukobwa yafunze washaje ijya wewe uyu musatsi gafite nzemba rusatsi gusa mu nzira agira vavu cyaje inyuma mani uzaganye ubucu ushaka wajya ugabanya urusaku mwana umuntu yabanza akabanya Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. mwebwe uko mubiri mudo mufite ubwanjye n'ukuri uzi kino kimara se mwamuretse uwo mugabo samene se ubundi muranamuwamuretse mutangiye kumuburanira muzari ikintu tewaceje kagabanya amagambo wagabanyije amagambo wowe n'igihe wasanga ari uri bwegukana ureba ibishati bya makeya se mwamuretse muzi ko papa Pascal ari bo basigaye babiryoshye. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Peace. I want problems always. Le monde part en couille. tuje gutsindira umukobwa undi nawe aragiye se wamwihorera uzari iki se ibyajemo mwaje gutsindira umukobwa mumva museye hari ikibazo mfite uriya rumara rugiye inje turanyirira twa tuyireke mureke mbabaza akabazo kamwe wowe umukobwa wanjye umukobwa wacu wamukundiye yewe umukobwa wanyu namukundiye akazina kiwe hajya yitwa nde amwita Keza hanyuma wowe sha agasura sha agasura isura hanyuma wowe njyewe ikintu namukundiye donge namukundiye afite amabono wajyana amatuza yanjye hanyuma wowe njyewe icyo namukundiye afite agasura kanyera hanyuma wowe sha Ngiye twariganye abo wa mbere nkabo wa kabiri nicyo namukunda. ko numva ibyanyu byose bitazorasha Jesus is Lord.
icyo cyari ikibazo cya mbere nari mbabajije reka nze mbabaza ikindi murumva ubu ngubu ngiye kureba abantu bambaye ibikati hano ntabwo umukobwa wacu ntabwo twamutanga gutyo gusa kuri mayibobosha uwo twamugendagaza reka tubyerekane Yesu! umuntu wandusha inkweto nziza umuntu aba yaragiye muri siporo njye nabibonye ariko se sha iwanyu ni mu gishanga ndebera ibikweto manuka wowe uri mu mayibobo abantu nabonye batsinze sinabura mora two people aribo baba ngabo bisaba guhebare oya mwe muretse kwishimana uko ngere kureba ku bantu bambaye amapantaro meza pe ako kantu none aho ndazamo ngiye ntabwo uriya umukobwa wacu nagaye bugende kuri mayibobo sha mayibobo reka ndebe izo ni jeje mwana izo ni jeje ngiya ngahita imagine ni bambaye jeje nanjye shani wo mu muco wacu ibi ni by'umuco wacu reka ndebe ariko urandebera we mwebwe mwambaye imikara ntabwo mwambaye amapantaro wababonye ndeba abana bambaye ipantaro gusa simbona nawe hano harimo umukara uyu muntu ni n'umusirikare ahubwo menya ko narebye nabi shayo ni umuyede ibyo se ahubwo uyu mwana nababonye Majina na Yesu abatsinze n'abahese bavuge vuba wowe vuga we vuga batsinze vuba hatsinze amagambo nabusiye twabi nabikubwiye mana umukobwa turamwegukana we nugira ikibazo so muramujyana muri ba ngubu ngiye gukurikiza ku kintu bita imipira abana n'amasaha yashize redi aka ni akayunguruzo shati ko navuze imipira ibyo ni ibiki ako peti ndabona uri kugihe mati reba twe tugendera kugiye nk'abazungu ako namwe menye abatsinze n'abahise vuga vavo shavuga mani wiguhera mu magambo hako ntabwo ako mani ko mbona ni rimwe bwo muri gutsinda buri gihe rega mani buriya ibikorwa birivuga nabikubwiye sha mujye muza mwambaye neza urandebera hano mwamwaje kwiga muri hanyuma ndi kubona ibibazo buriya ko twatsinze umukobwa twe turamutsindira ubwo avuga ikigiye gukurikiraho ni iki ubiziteze ko ubu ngubu ngiye kureba abarebare ahubwo mvuze ngo aho ndisanga abarebare sha ndisangamo abarebare se naburamo nawe genda shara bahize mwana ava mu nzira nje nababwiye ati ndi muremure Majina na Yesu ndebere umuntu iki cyoco uragitsinzwe kabisa urandebera ibi ni ibiki oya zana hano ubu uje no kunsenyera inzu dore ko abantu b'ikigero ariko nkuko musigaye mwarabaye aho yahereye shaka zayigira gutya rega nari muzungu ntago yansumbuye uyu nguyu iki kibazo cyamutsinze reka mbabaze namwe babiri nabonye mwebwe murimo muratsinda umwami nagenda aratarasa umwami naryama aragangika Yesu! byose sibyo Mwicara aho ntabwo ngaho. byananira umwami nta byose sibyo bro umwami se nanyagira ute haraburutura yegeka igishyitsi ibintu ku bintu by'abami ibyo byo cyane nanjye ndabizi mani ibyo byo bibaho rwose ibintu by'abami wabiyoberwa umukobwa ubwo mumuzane vuba se umukobwa tugomba kumuzana tumwegukane ariko hari abamutsindiye uzi urukundo mukunda zayirya zoba ndemusha nk'izi favure zanjye favore ziri hehe umva reka nze mbanze njye kuzana boss mubwire abarebe nta kibazo shamubwira ntagira wiyemera hari igihe atagendera kuri biriya yambwagiye yayindi mwaye muri gukubita niko kabi iyo yambwagiye yayindi imbwa yandi twatwaga ntabwo ukibuka shakaza muzaroro ngo kigiye kunywa amazi Jesus is Lord! You think say they wise? abana rero bose ngo baje kureba bosi se uwo nawe n'umukozi wawe oya Bose we nawe muribo dore abangaba nibo batsindiye umukobwa rwose abanya rero bafite ibyangombwa rega n'ubukweto bwa make gusa ubwo oya mbaye barira umbwira oya urabona izo nkweto urabona zihuriye n'izi zacu inkweto za make gusa
sha nazo nazibonye ku bw'amahirwe none muhe ubundi ko uwoshigaje kumera amahembe ko mbona warengeranye urabona uwo mukobwa yakwemera urashaje ijya wemera uyu musatsi gafite nzemba rusatsi gusa agiye inyuma se agira vavu cyaje inyuma mwana uzaganye gucucu ushaka agira vavu wajya ugabanya urusaku abantu nkamwe umuntu yabanza akabanya mwana wizingira neza wakunda papa urukundo ryawe rushaka naho bajya urushaka umva sha rero umukobwa wanjye ni mukobwa jana umukobwa jana nanjye ko ndifitera ndarifite sha si iryo jana navuze uranyishyura cyari muhereza abagore shakira gusa bivuga ko turi inshuti umva rero bivuga ko turi inshuti mana amafaranga ntabwo ari ikibuze sevure urema urukozo teme mariya urabona njyewe amafaranga ntabwo ari ikibuze ayo mafaranga nganyereka abantu batsinze abantu batsinze se hands up abana n'abanyakuri mukomeye ukosha muri bintu mwankoreye mugenzi wanjye sagiye hajya niwe bose You think say they wise? ariko mwubaka neza nese ubaye reba nawe mwubaka neza ashaka nabonye ari mwe mufite ikinyabupfura nimwe mumutsindira rwose ni twebwe n'umutwe aha ngiye kubabaza ibibazo rero kugira mu mutsindira sibyo aha bakwita kwizera David wowe Korode we soka ntago yoremo iyo mazina mama ako yakurize boss njye nabonye umuntu ashaka peti kubera ukuntu witwaye neza ngo waye umukobwa rwose muzabyara abahungu n'abakobwa sibyo tugende ndagusaba